Haleluya, ndabashuhuje, ndabaramukije, ndabahobeye mu izina rya Yesu. Ngiye gutanga ubuhamya bugufi kandi ko butageza ku minota 10 kuri njyewe na Yesu. Kandi icyo nifuza intego no kuguhesha Yesu icyubahiro, kandi nawe bikaba byakugirira umumaro. Simbizi ari gute ariko reka nangire. Nitwa Munonoka Ndereya. Ubwo rero ngiye numvise ubutumwa bwiza bwa Yesu, ndabukunda ariko ndanabutinya, ngahinda n'umushiki ku myaka 7. Mfite imyaka 7 y'amavuko y'ubukure, niho papa wanjye yanjyanye mu ishuri hafi aho ngaho iwacu kwiga gutangira amashuri abanza. Akaba rero umuvugabutumwa wigishaga ibya Yesu wari uturutse muri Kongo, avuga amashi. Barafumwa Celestin niko yitwaga, umugore we n'abana b'aho ngaho bakiri batoya badafite imyaka 30. Nuko yigishaga neza ibya Yesu kandi abisoma muri Bibiliya n'amategeko y'Imana. Nuko njyewe numva ndasobanukiwe umuryango wanjye n'umuryango w'imvange n'abakirisitu bo mu Gatolika, birumvikana kuko niryo dini ryari muri 62 ryari mu gihugu cyose henshi. Hanyuma ariko iryo dini ry'Ababatiste naryo ryari mazagaye aho ngaho riturutse hirya muri Bukavu, ariko hakurya muri Kongo ryarambutse riri aho ngaho, ryarambutse Rusizi, kuko nkomoka ngaho hafi Bukavu nyine hafi ya Rusizi. Yewe navuga ngo ni muri kuruzi neza Rusizi. Hanyuma rero ndabikunda kandi nkajya kubibwira mu rugo. Ni papa wari wanjyanye, kandi we yari mu Gatolika, ariko hari ibyo apinga mu Gatolika, hari ibyo atemeranya n'Abanyagatolika, kandi yabaye no mu seminari Kabgayi. We yari wa kera wo mu 1903, kandi yaragiye mu ishuri rya Katolika nyine imibirizi, hanyuma ni Kabgayi. Ariko mu rugo byari imvange, harimo ubukirisitu n'imihango ya gipagani, ni ukuvuga ngo ya Kinyarwanda. Byari imvange, kandi ni mu Banyarwanda, mu miryango myinshi y'Abanyarwanda byari imvange. Bakaba ari abakristo mu Gatolika, bakanaterekera, bakanabandwa bamwe, nubwo mbere y'uko babatiza mu Gatolika babanza kuvuga ngo banza uvuge usubiremo kwanza imihango ya shitani n'ibyo byose, harimo kubandwa no guterekera, bakabivuga, ariko ntahandi bakongera kujya kubikora. Abatari bake, ariko harimo bandi bihagararaga bandi babikore. Ngumwe muri uwo muryango wanjye, umubyeyi umwe, umumama wanjye umwe utarambyaye ku mubiri, ariko yari umumama wanjye, ndetse yari mukuru kuri mama mu myaka. Bikagaragara ko we ubukirisitu hari ikintu yabwumvisemo, atari imico gusa ya kavukire, kuko yabikurikiranaga neza. Njyewe rero nashyizwe aho ngaho, nkunda aho nshyizwe na papa. Yari afite agatabo k'isezerano rishya ka kera kabanje, nuko nahise menya gusoma no kwandika ngo uwo mwanya. Nuko nkajya nsoma no mu isezerano rishya ryari ryanditsemo ngo ubutumwa bwiza uko bwanditse na Mateo, uko bwanditse na Mariko na Marikusi, uko bwanditswe na Luka Nosi. Murumva ko ni Bibiliya cyangwa se isezerano rishya ryanditswe mu Kinyarwanda bwa mbere, na papa yari yampaye aho yari yarayikubise, mbavuga nonaha, ariko yarayimpaye. Kandi uko bahamagaye baza kwihana, nkumva hari ibyaha nsobanukiwe mu byo bamaze kwigisha, nkajya kwihana.
avuga reka njye nihana ndebe ko byazanshiramo sinzongere gukora ibyaha by'abana bakora nyiri imyaka 7 8 barabisobanukirwa da ubucakura se cyangwa ubu nzabivugaho utuntu tw'amayeri abana bagwamo ariko baba batasobanukiwe neza ko ari ibyaha cyangwa atari ibyaha ariko umwarimu wa chapelle wo mudugudu umuvuga butuma akigira ku buryo binjyamo neza hanyuma amashuri kansimbuke rero ndakomeza hafi hirya kure cyane hari amashuri nagomba kujyamo ya gatolika ariko nubwo inspecteri yaranze ati iga mu gatolika niho hafi reka kujya kure ngewe navuga no nateze amatwi narumvishije abavandimwe banjye bizeyo bakuru banjye n'abashiki banjye ntabwo bigisha kuri bibiliya nka wa mwarimu uko yagiye anyigisha inkuru za Yesu za Yosefu kuri ba Petero ba Yohana ba Paulo cyangwa kuri Mose n'ibindi oya ndemera nge kwiga kure igihundwe hari kure cyane ku myaka 12 n'izi igihundwe hari kure ku birometero bisaga 20 kazinuka mu gitondo garegare buda hakiri umwijima nkagenda nirugaga ndakana gatoya kandi kwiga ku birometero 20 yego harabari mu pebeza bigisha ubumenyi busanzwe bwo mashuri ubone mu gatanu ngiye ari mutoya mu gatandatu mwiga mu myaka 3 ubwo nahize imyaka 4 kandi buri gitondo bakora ibirometero bisaga 20 na nimugoroba bakora ibindi bisaga 20 ntaje kuko twatahaga saa 10 nkagera rero none mu mwijima mu rugo kandi mu gitondo karege nagiye mu mwijima ariko nabaga nkurikiranye n'ikintu nari nasanze bigisha religiyo ariko religiyo bakigishiriza muri bibiliya ziriya nkuru narazikundaga zose zo mu Isezerano rishya n'Isezerano rya kera inkuru zirimo bya Yesu n'urupfu rwe no kuzuka kwe narabikundaga turi mu gihe cya Pasika kandi uko ku cyumweru nkajya no kwiga aho ngaho hafi mu Ruru ku itorero ryacu ku Kirabyo ariko no kuri rimwe mu kwezi twajyaga no kwiga no kuri uwo mwarimu aho ngaho imutongo niko yitwaga ku itorero ryaje guhinduka irya Pentecote rya DPR ariko ryari ryatangiye ari ry'ababatista bakomoka mu Bashi hirya muri Bukavu aho ngaho rero igihundwe nkemera nkajyayo rimwe mu kwezi kwiga ku cyumweru nkajyayo kubera iki kuko nari nararyohewe ndi mutoya n'izo nkuru n'ubutumwa bwiza nkareba n'abantu ukuntu bari kwigisha nibuka nyine navuze uwo baravumwa Zelese mwarimu evangeliste ariko ngareba na Mitima Pierre ubukira muri ukuntu ameze kumva nabikunze n'ukuntu bari kwigisha ibya Yesu nuko n'igihundwe nkareba Sakariya Senzige Pastor Sakariya Senzige ukunda kwigisha na Kapitura Pastor Kapitura Gabriel kabikunda n'abakibyeyi b'abadamu ukuntu bigisha nka Mukanyangezi Evangeliste Mukanyangezi rodi ukuntu yigisha na mukecuru nyina wa Pastor Kapitura nawe ndamumenya ukuntu avuga ibya Yesu Margarita ndishima cyane bimbamo rero nahise imyaka 7 mwumve urwo rugendo nakoraga buri munsi nakoraga ibirometero 40 ndakurikiye gusa ubumenyi ariko no kumva ibya Yesu Yesu ashimwe cyane ubwo rero igihe nahindukiye akana k'Imana mu buryo bwo mu Mana mu mutima simbizi ariko birashoboka ko ari ku myaka 7 igihe nyire bajyaga bigisha ngo babigiyemo nkajya kwihana kaja gupfukama bakanzengera kuyondeye ko ari ikintu ko mpindurwa kuko ne nabonye abantu bahinduwe bafite imico myiza kundusha nanjye ngumva ndashaka kugira ingeso nziza nkabo kandi no mu rugo iwacu nabo ngaseka nyine
rimwe na rimwe bari kuvuga ngo ngira imico myiza, ngo ngira ingeso nziza, nyamara nasuzuma umutima wanjye ngasanga harimo utuntu tutari tw'ubumana, tutari twiza, ariko bo bakambibaza ngo ningomeze. nuko nkuko nabaye agakirisitu. Reka mbe ndekeye aho ngaho ndangirize ku ijambo ngo nabatijwe mu mazi menshi igihundwe muri 67. Numva ko nari imyaka 12 kuko ndi wo muri 54 mu kwa 12, ubwo nakwishyira muri 55. ubwo rero ni imyaka 12 irangwa nabatijwe ndi mu wa gatandatu, nkumazemo nawizemo imyaka 3 yose mu wa gatandatu. Hanyuma ndanezerwa cyane nabatijwe, ngira nyine ngo nta nubwo nzongera gukora icyaha cyangwa akaha kariko kose. Mbese ko ngira ngo nabaye umutagatifu. No mu rugo bajya badukorera umunsi mukuru, no mu rugo wacu dukora iminsi mikuru, imitobe no kurya no kunywa, ko nabaye umukirisitu. Kandi nanjye bamvuga gutanga ubuhamya bukeya, ndabutanga kuko nyine navuye mu byaha, nihaniye ibyaha, nabaye umukirisitu. Yesu ashimwe. Ndaza komeza kandi gapande k'ubuhamya rero mu izina rya Yesu, ko ntabwo byagarukiye aho ngaho. Ubukirisitu ntibwarangiriye aho ngaho. Kuvuga ukuntu naje gukura mu buryo bw'ubukure bw'umuntu usanzwe, hanyuma n'ubukirisitu bwanjye. Yesu ashimwe.